Ndabasuje mbifuriza ibihe byiza bakunzi bacu, bakunzi ba Nta Mikino Online TV, ndabifuriza ibihe byiza kandi n'amahoro aturuka ku Uwiteka. Ngarutse mu kiganiro ku makuru atandukanye cyangwa se ku bivugwa muri cryptocurrency by'umwihariko digital currency ya P-Network. Uyu munsi nubwo itaraba official, ikiri gusavayivinga kuri exchange nka crypto nk'izindi, ariko nuko uburyo twakozwe cyangwa se n'icyo yakorewe n'ingamba zayo n'imishinga yayo byose bitarashyirwa mu bikorwa, ariyo mpamvu uyu munsi iri gutredingwa nka crypto nk'izindi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nimba dusanzwe tubana cyangwa se nimba uri mushyashya kuri Nta Mikino Online TV, utarakora subscribe ubanza subscribing, liking, sharing, commenting ikiganiro, biradufasha cyane. Gira amahoro rero. Dutangira iki kiganiro bakunzi bacu, nagira ngo mbabwire ngo uyu mwanya tugarutse ku makuru nyirizina yagaragaye muri dashboard ya P-Fest, ariko siyo dutindaho cyane, ahubwo turashobora kwibaza ngo iyi P-Fest ko yatangiye ari igikorwa bavuze neza ko ari igikorwa cyo kugira ngo celebrating open network, ntabwo yari igamijwe gushyiraho igiciro cyangwa se nyirizina kugaragaza umushinga wa P-Network uko uteye, ahubwo gahunda yayo nyirizina byari celebration ya open network cyangwa se n'igikorwa cya Domain Pi na Domain Pi auction. Nabyo uko byari bimeze byose murabizi ko ari ibikorwa byatangiriye rimwe kuri 14, ariko Domain Pi auction ikazarangira ku itariki 28 z'ukwa gatandatu kuri P2Day. Ariko noneho nyirizina tukibaza ngo iyi P-Fest yatangiye 14 ikaba izarangira ejo kuri 21. Ese iyi P-Fest nubwo byagaragaye neza ko nta mbaraga yashyizwemo, kubera benshi bitabiraga P-Fest byabaga ari ukwizihiza GCV, igiciro cyabaye gicecetswe, ibintu birahonga hansi, ariko buri wese ureba kure yakwibaza ngo kubera iki umushinga wa P-Network, imbaraga bubatse mu myaka 6, systeme bubatse idasanzwe ya Web3, imbaraga bubatse mu byo guhindura biriya bintu by'amayizo, imbaraga bubatse mu gukora Pi bavuga ko izaba ari itazakora nka crypto ahubwo izakora nka digital, bubaka ama utilities, ibikorwa byose bikaba nta gikorwa na kimwe kiratangira. Ku muntu ureba kure, ese umushinga wa P-Network nubwo turi mu ntangiriro zawo batangiye even ya periode ya open network, ariko se ibi bintu nta kindi kibyihishe inyuma. Gusa dutangira iki kiganiro nagira ngo mbabwire ko P-Network ni umushinga mugari, ni systeme amemuta, ni coin, ariko coin ikaba dufite Pi coin tukagira na P-Network. P-Network ni systeme igomba gukontorora, urebye technology, economy mu buryo ubwo ari bwo bwose, cyangwa se n'ibikorwa byose by'iterambere, ku buryo bizisanga muri uyu mushinga wa P-Network, ariko nyirizina kuri product yawo ya P-Coin cyangwa se Pi Coin. Bakunzi bacu, nagira ngo mbabwire ngo ntabwo P-Network intego zayo uko twari twize cyangwa uko twari twiteze zari zaferinga cyangwa se zari zacibwa mu nkokora, ahubwo twebwe mu mitekerereze yacu no mu myumvire yacu niho ikibazo kiri. Kuko uyu munsi umuntu wari wese ucika intege yakwibaza ngo kubera iki P-Network yatangiye muri periode ya open network, exchange nk'imwe cyangwa ebyiri eshatu zikaye exchanginga zigatangira kuyivunja, kandi nta giciro kirashyirwaho, kandi tuzi neza ko Pi yakozwe ari digital currency atari cryptocurrency. Bikaba ngombwa ko ibintu bicecekwa, kandi bikagaragara neza ko ibyo bikorwa kuba timu cyangwa se n'abafatanyabikorwa bayo batabishyigikiye, dore ko ubwabo projet zubatswe tuzizi uko zingana ku bantu bagiye bareba kure bakurikirana uyu mushinga. Hakaba nta project n'imwe ya P-Network cyangwa se yubakiwe kuri blockchain baremerera ko iya P-Network baremera ko itangira gukora. Ku rundi ruhande tukibaza ngo ama exchange yose akomeye tuzi ko ariyo ya mbere afite kuri capital market aribo bafite
bigaragara ko ariyo ma exchange akiza cyangwa se akomeye, nta nimwe irabatangira kuvuga ngo igiye gukora kuvunja payi cyangwa se kugurishirizwaho payi. Ibi bintu umuntu wari wese ureba kure natangira yumve ko ari umukino, kuko ni ukuvuga ngo twagiye tubabwira kenshi tukababwira ngo umushinga wa Pi Network ni umushinga mugari, ariko na n'uyu munsi biracyagaragara ko ari mugari, kuko niba payi none uyu munsi ushobora kuvuga ngo mu gihe hatangiye Open Network ndi bufate wallet yanjye nzohereze muri wallet ya exchange, nzivunjemo nzigurishe cyangwa se nzigurishemo ama USDT cyangwa se indi coin ushaka. Ibi ni itangiriro, ariko nababwiye ngo payi projet zayo ntago yakoreye coin yakoreye kugurishwa, nubwo uyu munsi mu buryo bwa cyamunara bwo kwiyumvikanira abantu bari kuzigurisha, kandi na kwa team ikabibemerera, nta tegeko ribahana kuko umuyoboro warafunguwe. Ntitwamenye ikibyihishe inyuma. Ku muntu wari wese ureba ku rusesengura ibyavuzwe na Dr Nicolas ubwe, ibyavuzwe n'abandi expert batandukanye, turi muri ya periode ya shakers. Automatically uyu munsi niho turi. Mwibuka ko Nicolas yari yaravuze ko iyo periode ishobora kuzaba ikaba yamera amezi runaka, yava kuri 3 cyangwa 6. Iyi periode rero niyo turimo yatangiye tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi ikaba bigaragara ko yujuje ukwezi itangiye. Bakunzi ba Nta Mikino Online TV, impamvu mvuze ibi ntabwo ari uko payi kuri exchange kugurisha uyu munsi biremewe, ntabwo ari uko ari abajura bari kuzigura, ntabwo ari uko bari gutanga igiciro gitoya, ahubwo ni igiciro twakwita icy'ubuhenda abana, kubera umushinga ukiri mubisi na nyir'ubwite atari yatangaza igiciro n'ikiri muri blockchain tuzi, cyangwa se n'icyagiye kivugwa tugendeye ku cyo bise payi. Ntabwo payi niyo yaba ntoya ku isoko ari igiciro cyasohotse yaca munsi y'amadolari 3.14, ntibishoboka. Tugenekereje uburyo uyu mushinga uyu mugabo yawubatse, ntago bishoboka ko payi yabaye ngombwa ko ihabwa agaciro n'ubundi bwo kaba kandi ko mu bibaye ka 3.14. Ntabwo yaza kugura $1 cyangwa igure 0.6. Ariko noneho value payi yubatse cyangwa se agaciro kayo tuzi, nuko tuzi ko payi igomba kujya ku isoko iri kuri GCV. Uyu munota GCV agaciro ko $12,159 kari muri blockchain. Buri umwe wese baribaza ngo se bizashoboka, kandi kuri exchange tubona iri kuri $1.5 kikaba ikibazo. Ariko ibyo ngibyo dukurikije ama utilities payi yubatse ubwayo, usabilities izabifite, ntabwo payi ifite agaciro $1.5 gutyo guhera kuri 1 kuzamura kugera muri 4.5, cyangwa se yakabyi kagera mu $2 cyangwa 3 ikagarukaho. Ibi bintu turi muri periode ya shakers. Ubyumva byumve, utabyumva abyumva ukundi, ariko ukuri nuko periode ya shakers tayari uyu munsi niyo turimo. Ubisobanukirwa uwakwanariza abyanariza ukundi, ari kuko uyu munsi nta bujura buri gukorwa, nta kibazo, ariko ntibiranemerwa kuko payi ntirahabwa agaciro. N'ikibazo gikomeye umuntu wese ureba kure yagiriraho amakenga, nuko imishinga yose tuzi yubatswe kandi yatwaye imbaraga abantu batandukanye, yaba aya ma application 100, yaba ari aya ma company 2300, yaba ari iyi web 3, yaba ari ibi bya QFS, yaba ari ibintu byose tuzi byagiye byubakwa, bino bya ISO 020D, ibyo murabizi uburyo byasimbuye ISO 15020D. Sorry, ISO 15020D yasimbuwe na ISO 20020D. Ibyo turazi akamaro kabyo, uburyo iyo technology bayikoze kugira ngo yubake kuri blockchain ya Pi Network. Tukareba ni ya QFS igomba gusimbura Swift Bank,
system bancaire risanzwe ikora, tukareba ni web gatatu igomba gusimbura technology y'isi mu buryo bwa internet cyane ikoranabuhanga, noneho hakiyongeraho aya ma application y'amasoko cyangwa se akora imishinga itandukanye n'aya ma companies y'ibicuruzwa bitandukanye. Kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe kirakomorerwa cyangwa se kiremererwa gutangira gukoresha iyi coin ya P-Network. Noneho hagahita haza kiyongeraho aya ma exchange akomeye tuzi nka Binance ifitanye contract na P-Network, bafitanye amasezerano y'imikorere uretse yo gutradinga coin. Ibyo twagiye tubibona mu gihe cyatambutse, nk'izi za Coinbase, za Mex, za Trust Wallet, izo zose ni ama exchange tuzi akomeye kuruta aya ngaya ari gutradinga za CoinGecko. Aya ni ama exchange tuzi neza ko ari ama exchange afite ibigwi, ariko ukibaza ngo kubera iki ataralistinga P-Network abo ngo nabo batangire kuyitradinga? Si uko yari amafaranga make ya P-Network iri kugura. P-Network kuri ama exchange usangayo n'amacoin ari muri 0.0000 by'idolari. Icyitwa coin yose iri ku isoko ushobora kubasha kuyihasanga kuri buri zi coin, kuri izi exchange aya macoin atandukanye abagiye ahari. Ariko kibaza ngo P-Network kubera iki batarayilistinga? Impamvu batarayilistinga ngiyi ukuri nuko turi muri ya periode ya shakazi. Periode ya shakazi mpamya neza ntashidikanya ko ijya kuvugwa cyangwa se ijya gutegurwa cyangwa se iteganywa. Bari bazi neza ko ari periode izaza benshi bagatungurwa, bikarangira abahubuka bahubutse, bikarangira bashaka kwikenura bagiye kwikenura, bikarangira mbese payi zikagenda gutyo ku buryo utazavuga ngo baranyibye cyangwa se narahubutse, bitewe na periode, bitewe n'ibyo wari wizeye cyangwa bitewe n'ibyari byitezwe. Ntago ari ukuvuga ngo ibi byose abapayoniya bari kwitapaguramo kuba timu ntibizi, irabizi neza, irabizi. Ahubwo ikibazo nuko nayo amakuru y'ukuri cyangwa yibanga, amakuru nyirizina y'imbaraga z'umushinga nabo ubwabo badashaka kuyashyira hanze, kuko byose byarumvishwa mugani w'uwo mwanditsi wa Bibiliya. Ntabwo umuntu ureba kure yavuga ati aya ma application 100 nta nimwe iremera gukorera kuri uyu mushinga wa blockchain wa P-Network. Imbaraga zashoye bubaka ziriya projet zirazwi. Aya masoko atandukanye cyangwa se aya makampani 2300 yose yamaze kwiregistaringa muri system, ukongeraho n'icyabo gatatu kitaratangira, nibi bya banke bitaratangira system banke igomba kuba QFS. Ukibaza ngo ese mwabantu mwe, umuntu ureba kure ntiyavuga ngo agaciro ka pasi idolari rimwe n'ibice. Ibi ubundi mu mibare ntibishoboka kuko payi n'ubundi yakozwe irefera kuri payi. Iyo ugiye kureba agaciro ka payi n'ubundi ni 22 ugabanyije 7. Iyo ugiye mu mibare rero ubona 3 n'ibice 145 gutyo na gutyo. 145 gutyo. Iyo mibare murayizi ukurikirana. Ariyo mpamvu uyu munsi ku muntu wese ureba kure atumva ko agaciro ka Pi coin atari idolari rimwe. Ntibishoboka, ntibizanashoboka. Icyakoze mu gihe cyashakaza, mu gihe Pi itarahabwa agaciro mu buryo buri officiel, mu gihe imishinga yubakiweho yose itaratangira gukora, mu gihe projet zayo zose zitari zagaragara ko noneho umushinga uronshinzwe ngo twinjire muri launch nyirizina ya mainnet, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo kitoroshye kuko mwibuka ko turi muri open network, kandi uko byagenda kose hagomba kubaho open mainnet mu buryo buri official. Iyo nimba itarabaho rero turacyari muri periode ya shakazi ishobora kumara iminsi runaka cyangwa amezi runaka. Ariyo mpamvu umuntu wese ureba kure agomba gushishoza. Gusa ibi biranashoboka kuko ntago tuzinjira muri open mainnet mining ikiriho. Ibyo ni ibintu bigaragara dukurikije rate turiho cyangwa tugakurikiza Pi zimaze kumayiningwa cyangwa se n'aba users bazifite n'abari kuzimayininga. Ubwo ni aba pioneers. Ntago bishoboka ko tuzinjira muri periode ya open mainnet tukimayininga. Ibyo ni ibintu umuntu wese yakora statistic, ariko muri iyi periode ya open network mu gihe cya shakazi
birashoboka cyane kuko izi payi nke za nyuma cyangwa se nimba payi ikiri ku idolari rimwe n'ibice gutyo mu buryo bwa cyamunara cyangwa se mu gihe cya shakazi, ibi birashoboka cyane ko rwose mayiningi igomba gukomeza, ariko ka gaciro gategerejwe ka payi nyirizina, ka gaciro gategerejwe kuri ya masoko na za nganda n'abashoramari, ka gaciro gategerejwe muri ya sisitemu bankeri cyangwa muri ya mabanki, ka gaciro gategerejwe mu buryo ubwo ari bwose bw'ikoranabuhanga, umunsi kazaba kabaye ofisho na mayiningi izaba yamaze kurangira mu buryo buri ofisho. Ibyo ni ibintu bitegerejwe bakunzi bacu. Nuko iki kintu dusubiye inyuma gatoya, iyi event ya P-Fest izarangira ku munsi w'ejo, n'ubundi bigaragara nta kintu kidasanzwe kizakurikiraho. Tuzaguma muri iyi cyamunara, bakomeza kugenda gake gake bagaragaza uburyo ama external connection ari kugenda yikonekita, bigende bigaragara gake gake. Ntituzi igihe babihaye kuko external connection ntituzi igihe zizamara kugira ngo sisiteme ibashe kuzikonekita. Ku munsi w'ejo twatunguwe n'iki kintu cya authentication, two factor authentication. Iki kintu rero bikagaragara ko sisiteme yabo bakiyubaka ku buryo tuzajya kwinjira muri open mainnet sisiteme iri seriye. Iki kikaba ari igikorwa kigaragaza ko umushinga ukiri mubisi, tukiri muri periyode ya shakazi, periyode nyirizina cyangwa se nyir'ubwite ya open mainnet igitegerejwe. Bakunzi bacu, nagira nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubaye cyangwa nimba dusanzwe tubana udarakanda subscribe, ukande subscribe, urayikinga, usharinga, ukomentinge. Iba ari inyunganizi nziza uduhaye. Gira amahoro kandi n'amahirwe. Imana ibarinde aho muherereye hose.